Yeah, guys, ubu rero twaba tugeze ku meza. Akabonye akanyamasha muryoherwe sibyo shege mana yanjye ibiryo bijya gushyira umuntu yacu sarimo umunyu bebe ujya umbwira ngo ntabwo ujya wongera umunyu ngo watetse none ngiye kongera umugore we wongereye njyewe uri gufata ibiki ubwo nashyizeho muke nyine kugira ngo utaza kugira nyine oya ujya ukunda kuvuga ngo iyo utetse ngo ntabwo tujya twongera ubugari rero bwakomeye twihanganira abantu mushaka kurumiriraho erega twebwe narwe n'inyungu yacu ntabwo nabishobora siko tutanabizi yewe nanabumereye aho mpita mbuhaga ko bwari munize yego koze kubusuka biraryoshye ni ukuri papa Teresa amanota ndayamuhaye ubugari ko bukomeye iyo ubugari bukomeye ubundi ufata gato kinini cyawe uko nari ngumenye aho kuwupfundikira waregetse urura hejuru wawutse kuwupfundikira se none se kuturawukenera birute birakwiye ayaya abari hafi kuza dusangire sibyo sheri ubugari se ujya urabukunda mbere ubura wowe ko wikundira bwa bundi ngo tose ngewe kijya mu nda cyose nanjye ariko nyine wakoroshye nyine urakarya koko ibiceri biraje ibiceri nambonye yaka Teresa utarya ubugari we warahombye ubwo bwacu ntarya ubugari iyo dutetse ubugari binsaba ko mutekera ibindi ku ruhande igisipo bigiyemo byarangiye ngashire ni ukuri usibiyemo urakoze telefone yari kugisara nanjye simbizi ubundi yakaga gasajije oya Tracy yireke iyo urigendeye nicyo cyiza burya cyo kuba ahantu heza iyo uba ahantu heza umwana ubona agiye ukavuga ati nta kibazo ariko shaho ubana n'abantu uzi ko atari beza umwana wagiye umuzirikira mu nzu ariko jewe umva Tracy aba ari mu baturanyi ngateka nkamuhamagara aje kurya ariko iri zuba nanone usize ubugari ku ruhande mbanze nirire ku ifi rero ndaka nakanyama yabura kunyusha sebe kuba iki bitajya bifata umuntu ifi n'inyama sha umva ifi nibaho none kurya iki abere kubyumva
na ferusha n'inyama kuryoha we nawe waranyobeye ibintu byose uriye iki kiryoshye kuko ubundi nta kintu tubaga ngo bate shati ikintu nta kigenda ntuzongere ukigura iki giforomye igitego navuga ubwo ngifata amara noneho ifite amahwa anya ni amagufa naho manini nimwe utatamira undi izi fi nizo z'abana ariko rwose umwana ayibona buri munsi sha ntashisha yumva ndashyiga ahwana Шо? Не фрарёшь, kabisa. Iryoshye kurusha za zindi ziba ari ntoya. Nyine iyi ngiyi ifite inyama nyine igaragara. Aho ziriya ntoya ntabwo zo zifite inyama nini. Irahenda ariko ntabwo bigura kimwe. Nyine bajya bavuga ko izi karekure. Ariko kubera ko zigura kimwe aho dushyira nuko. Ako be, ko nabonye idafite amagaragamba. Baba bayikuyeho? Kuba nyuma. Bacuruza itabaza kwera. Yewe warayimbwiraga ngo selfie iruta ziriya nzi. Bari ifi ubwoko ki? Simenye ko ibintu birutana. Ifite iroti irenze iriya nka. Ntuzigira iroti. Inka nta roti igira. Ifite iroti n'irya shaka. Shaka iraryoha. Warayiriye? Bembaza. Wayiriye? Shaka. Wayiriye he nyine ubwawe? Shaka! Shaka narayiriye. Umva nayo ifite iroti nk'iri. Wayiriye he nibyo nkuba? Narayiriye shirene. Urumva ngo baraziroba se? Hari ahantu hari icyuzi kinini kiba kirimo shaka. Abantu bajyaga kuzitega. Bakazitega nijoro. Urya ngo shaka nijoro ntabwo zibona. Byari ubizi se? Mu Rwanda ubwoko bw'ifi ntabwo tuzi. Shaka? Bebe shaka nawe zirahari. Usinzi ifi? Harya barene ni izihe fu? Barene ni izi? Izo fu uvuga ntabwo mu Rwanda zihari. Barene ni izi? Cyangwa iyi ni terapiya? Nuko uwo mweyo ujyanye ko? Se shuye ubushyira aho turi ahantu wabishyize. Kakasahani. Akashaje inanira gufi. Uri kurya ubugari. Ubundi inyama ziraryoha. Abantu bazi kurya inyama bazirya mbere. Ese mwana wagafishire? Yariye. Aza mwana. Reba n'umugore we.
Uretse nk'irara nyine umva urarutuye urarutuye ngo kuko naho nta rito ririmo biraryohera akatsinda. icyambere ifi iraryoha ifi igira intungamubiri mbese nyine ariko kugira ngo urye inyama shuzi ko warya ifi n'inkoko burya inyama zimwe nta n'intungamubiri zibamo nubwo bwose abantu bazikunda nyine ariko ntabwo byambanya nk'ifi cyangwa inkoko sibyo sitataje yawe ntayo nzi rero nibyo ariko sinzi wabyize ibyo rero nibyo inyama z'inka abahanga bavuga yuko nta ntungamubiri zigira abahanga mwabivuganyeho n'abaye gusa zo zikomeza nyine amagufwa ariko nta ntungamubiri zigira ariko nihandurira inyama shaka ariko ifi n'inkoko uzarebe umubyeyi utwite cyangwa se umubyeyi ufite umwana watangiye gufata imfashabere ikintu bamutegeka ni ifi kugaburira umwana ziva ku matungo. Umugore we impamvu ni uko ifi yoroha kuyiha umwana nawe si inyama wayiha umwana tugiye watoje cyangwa wayimuha umwana uri gukorera kugira ntasha ifi ni nziza shuma ifi ni nziza ni ukuri igira vitamine nyinshi zishamikiye kuri calcium. Umugore wawe utaza kwivamo aza kwigaragazaho umuntu yabundi yari yagahaga atangira kuvugishwa abantu bava ngo barabyibuha iki kintu washyirwaho ubwo nka kabiri mu cyumweru bebe niyo yaba rimwe mu kwezi wabyibuha wowe turi rimwe mu kwezi n'ubwa mbere ndi inyama y'ifi rwose nta nyama imeze itya yewe n'ababeshi n'ubwa mbere ndi ifi kuva navuka nako ifi imeze gutya mwariye zashaka da oya none ngo n'ubwa mbere ngo ari ifi imeze gutya nyine undi niba afite umusore nari imenyereye bebe uri kumva itandukaniro rya Thompson n'izi Thompson ibikomeye imeze nk'inyama y'inka ariko izi muntu inyama ndayiriye pe niyo narekera izisigaye mateza akaza kuzirira umuco nazimara yasafura nayimara baba we aba musonera kandi oya sinagishobora yego ikira kukimara ubwo ariko muri tunaniye se sheri nanjye ubwo naguhaza dore urwo runtu dore cyo gushaka neza gushaka umugabo mwiza natuma wifuza reka Imana iba blessinze udufaranga tukaboneka natuma wifuza muzabimbaze njye wabibonye yamaye nka data Shamana we ubu rero ngiye nshoje nyine njya gukaraba cyane cyane iri bugari gukaraba kare kugira ngo utakumiraho bye bye subscribe share na comment turabakunda cyane ciao bye uje gusezera gusa